nagezeyo nsabana n'abandi nyine nahasanze nyine uko byarangiye. Yo bwari ubwa mbere umusuye? Bwari ubwa mbere nyine duhuye. Yo Yes, ariko nizere ko umeze neza kabisa aho uri hose, nizere ko gahunda zawe ziri kugenda neza kandi Imana igenda ibikora kabisa. Hanyuma ngendeye Eros, ndi Eros kabisa, ntago nahindutse. Nibirashoboka TV Rwanda tugenda tugutama amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye hirya no hino, amakuru agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga, amakuru avugwa n'ibyamamare nanone twamenyereye ku mbuga nkoranyambaga bifite amacano afite ewana abantu benshi bayakurikirana kandi biba bifite inkuru zigezweho. Handi uvuga ati ahangaha ni makuru, inkuru biraba bimeze bye, nkuko nanjye ngutamo inkuru zimeze neza kandi inkuru zigezweho kabisa, inkuru ziba zizewe. Hanyuma uyu munsi turaza kugaruka ku cyamamare, n'umukobwa kabisa wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bitewe nuko n'umufana wa Juno, yamenyekanye muri cya gihe Juno yadutwikaga kabisa katuba buri indirimbo za danje. Uyu mukobwa nawe nibwo yaje kumenyekana bitewe nuko afana Juno kandi aramukunda byatari kuri rwa rwego nyine yavugaga ko aramutse amubwiye ati ngiye no mu rugo uzumbera umukozi naza niruka. Hanyuma uyu ni Joyeuse wa Juno. Wamubwiye yuko wasamye yabyakiriye ate, yagusubije gute? Ni ikihe kintu cyahise kimuza mu mutwe yagusubije ngo iki? Yarambwiye ngo nimbe muretse ari mu kazi. Ni Joyeuse wa Juno, afite na channel yitwa Joyeuse wa Juno. Uyu nguyu ni umukobwa twamenye kabisa. Kuri uyu munsi rero haravugwa inkuru ye yuko atwite. Ibi ngibi abantu benshi bakomeje kugenda babyumva ariko ntibabyemereye bitewe nuko uyu mukobwa ni umukobwa wavugaga ko ari imanzi kandi ari umukobwa utakwijandika mu bibi cyangwa se ngo ubone yagiye mu bintu byo kuvuga ngo ewana tugire gutya more n'umujama tugire gutya. Mbese we yari tumwita imanzi, ni imanzi ni iki? Ni isugi ku bahungu ni bimanzi. Sorry gato narimbyibejeho gusa ku bahungu ni bimanzi, ku bakobwa ni isugi. Uyu mukobwa nawe n'umwe mu bantu twavugaga ko ari isugi kabisa, gusa kuri uyu munsi wa none we yaje kubyiyemerera ko atwite kandi arinda yatewe no mu diaspora ewan, bitewe nuko yagiye asobanurima ukuntu baje guhura ndetse n'uburyo iyi nda ashobora kuba yarayitwite. Yavuze ko uyu mu diaspora yari yaje mu Rwanda, noneho ahamagara Joyeuse ati ngwino nkugurire agafanta. Yari asanzwe azi ngo na fanta nywa ni orange kabisa nkuko Joyeuse akunda kubivuga no ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu iyo muwajije ati ukunda fanta isute akubwira ko ari orange kabisa. Hanyuma mu kumugurira agafanta Joyeuse we ngo yagize gutya aranywa. Nyuma yo kunywa ngo yaje gusinzira rero ngo nagaze ibindi byakurikiyeho. Ngo icyo yabonye cyo nuko yabyutse mu gitondo ngasanga yaviriranye amaraso kabisa, ajya koga arongera ariryamira. Niyo matsika abantu bafite bashaka kubanza gushira mbere na mbere. Wayiguteye arayemera ibyo wayineye byo kuyemera rwose tubyihorere pe. Icy'ingenzi ibiri hanze ni ibyanyabyo. Ikindi ushobora kuba wibajije niba Joyeuse muri uko gusubira kuryama yararyamanye na wa mu diaspora. Suko biri kuko Joyeuse we yarabyutse asanga wa mu diaspora nawe ugihari, gusa muri uko gusanga nanone yavuye amaraso. Yavuze ko ari imihango byibuze, ari ibintu bisanzwe, yarazi ko ari ibintu bisanzwe kuri we, ari ibintu nyine by'imihango biri aho ngaho. Atazi ko n'impamvu yasinziye, gusa we yavuze ko bashobora kuba bari bamurungiye, ari umupangu bari bafite gusa bakaba bamurungiye. Gusa we avuga ko nta ribi ari uko byabaye ndetse ari ukwakira ngo ibije. Gusa ibi ngibi kubifata nk'aho byoroshye kwa Joyeuse byavugishije imbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko Joyeuse bishobora kuba nawe yarabigizemo uruhare kugira ngo atwite, noneho atwike imbuga nkoranyambaga. Gusa utware muri ribu bamufate bamufunge, ubwo cyavuze ngo ni umu diaspora ngo aramuhamagara namuvuga izina avuge n'ahabo. Mu diaspora avuga atatuye muri Canada aba hano n'izina kirimo kirabeshya, cyagiye gusamba nabo kirimo kirasaba.
gusa niba ariko biri ibi ngibi ntabwo byaba ari byo, nta nubwo byaba ari byiza kabisa, yaba ari gukora nabi gusa. Hari n'igihe ujya gutwika gusa ahubwo ugasanga uri kwitamo ibintu biri kwanga kabisa, imbuga nkoranyambaga zawe bari kuzanga kubera ko washatse gutwika mu gihe kitari icyanyacyo kandi utwikira mu bintu bitari byo kabisa. Hanyuma Joyeuse nawe ari gukomeza asaba ubufasha avuga ko ubu ngubu nta kintu ahagazeho, kuko umwana ngo nabigoma bimwe byo bahekamo abana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora gufasha umwana. Kwa muganga aho yagiyeyo yakomeje avuga ko yagiyeyo, yakomeje kugenda apimisha inda, gusa inda imaze amezi 5. uri kumva ukuntu azi guhishira. Ibi ngibi rero twabimenye cyangwa se byamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'uwo bita Berize w'inshuti ye. Hanyuma ngo uyu Berize ni nawe wamubwiye ko atwite. Hanyuma ngo Joyeuse we yarazi ko ari inzoka bisanzwe, yumvaga ko ari inzoka bisanzwe, ari ukurwara mu nda bisanzwe, gusa namenye ngo bihagaze bite, akaruka akagira utakagera ni bya bindi byo mu nda nyine bisanzwe tu. Ikindi kandi wamenya kuri Joyeuse nuko iyi nda ye imaze amezi 5, niwe wabyivugiye, yavuze ko iyi nda ye imaze amezi 5 ariko binaragaragara ko imaze amezi 5. Hanyuma urumva ko uyu mukobwa azi no guhishira kabisa, nyuma yuko tutari duherutse kumubona ku mbuga nkoranyambaga atwika, adukorera ama-challenge agiye atandukanye kabisa, cyane ko akunda gukorana n'abahanzi bagiye batandukanye, udu-challenge tugiye dutandukanye, ama-interview menshi kabisa ku mbuga nkoranyambaga. Ni umukobwa ukunda gukora interviews zigiye zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ari nayo mpamvu inkuru ye yagiye ikamenyekana cyane. Ni ikikwereka urugero cyangwa se revo uyu mukobwa ariho mu kwamamara. Hanyuma uyu mukobwa hari abari bafashe ngo Juno ndetse n'uwitwa Mzayidi ngo nibo bari inyuma y'ibi ngibi byo kugira ngo Joyeuse abe yatwite, ngo Juno ashobora kuba yamuteye inda, abandi bakagaruka kuri Mzayidi bamaze igihe bakorana challenge. Uyu ni umuhanzi w'i Musanze wabiciye bigacika kabisa, bari bamaze igihe bakorana challenge nyuma yuko atwite. Yari atwite nanone bakagenda bakora challenge kabisa, gusa Mzayidi namenye ngo bihagaze ute, cyangwa se uyu Joyeuse nawe ngo ntago yari azi ko atwite kabisa. Ama-challenge yo yari kudutamo, nubwo hari hashize igihe kitari kinini kabisa adakora challenge cyangwa se atajya ku mbuga nkoranyambaga ngo agaragare cyane. Gusa uyu nguyu Mzayidi yavuze ko ibi ngibi ntahahuriye nabyo, ndetse na Joyeuse yahamije ko uwo mu diaspora ari we wamuteye inda. Hanyuma reka nkubwire ngo ni uburyohe kabisa hamwe na Eros, mu gihe wakoze subscribe ugakanda share ndetse like ndetse na comment. Hanyuma ikintu nkunda kubabwira, jya muri comment kabisa utubwira ati ese Joyeuse nagatwiko cyangwa se ntago biraza kumwafecta ku mbuga nkoranyambaga ze bigatuma zijya hasi cyangwa se zikaba zatuma ajya hejuru kabisa akamamara kurushaho. Hanyuma uyu Joyeuse nawe yakomeje asaba ubufasha kubamukunda kabisa, bakomeze bamufashe abone kigoma z'umwana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikenerwa n'umwana. Joyeuse nanone yakomeje avuga ko uyu nguyu wamuteye inda yamuhamagaye akamuca amazi akamubwira ati nta mwanya ndabonaho kugira ngo mvugane nawe, buretse tuzavugana kabisa. Urumva ko atazi neza ko yateye inda, nako niba yanarayiteye urumva ko yaba yarayihakanye. Niba yarabimubwiye urumva ko asa nk'uwawa amwihakana amwihunza. Hanyuma nkubwire ngo ngende Eros, dukomeze tubonane no mu yandi makuru akurikira. Nyuma yuko wakanze subscribe uraza kubireba bitakugoye kabisa. Niba wakanze no kunzogera biraza kuba ari sawa, ndetse ubwire n'abandi ukuntu bihagaze, ubakubita share, bahereza share kabisa, bagenda babona amakuru ajya atandukanye tugenda tubashyiriraho hano kuri urubuga rwa Birashoboka TV Rwanda. Niba wakunze ibintu byacu nkunda kubikubwira nkuko na mukanya nari mbikubwiye, kanda like utwereke ko wabikunze kabisa muri comment ho. Nibisanzwe wakagombye kutubwira ukuntu cyangwa se emotions zawe bihagaze kabisa. Ciao twongere tubonane no mu yandi makuru aza gukurikira, araza kubayo ari uburyohe bwataha.